buri kintu cyose kigira iherezo, ntago turi ku isi by'iteka ryose. Kuri iyi si tubayeho nk'abagenzi, tumeze nk'abategereje ko igihe cyacu kigera tukava kuri iyi si. Babivuze ukuri koko, buri muntu mukuru wese uvuye kuri iyi si aba ahwanye n'inzu y'ibitabo ihiye. Bisa nkaho iyi si igenda irushaho gukomeza kutwigisha buri uko turushaho kuyitindaho. Hano kuri uyu munsi wa none nakwegeranyije ibintu 8 iyi si twigisha, ariko nanone bigasa nkaho tubimenya dutinze, tubyiga dukerewe, cyangwa se tubimenya dushaje bitewe n'uko wabifata. Ubushakashatsi bwagaragaje ibintu 8 mu buzima bwa muntu dukunda kwitaho dutinze, cyangwa se tukabyitaho igihe cyarenze, tukabyitaho dushaje. Ikintu hano bashyize ku mwanya wa mbere, bagize bati everything is temporary. Everything is temporary. We are not on earth eternally. Bishatse kuvuga ngo buri kintu cyose kigira iherezo, ntago turi ku isi by'iteka ryose. Kuri iyi si tubayeho nk'abagenzi, tumeze nk'abategereje ko igihe cyacu kigera tukava kuri iyi si. Yaba ari akazi ufite, imibanire myiza n'abandi, umunsi umwe ibyo byose bizarangira, bisigara ari amateka. Rero wagakwiye kujya ubaho mu buzima ubizi neza ko ubuzima dufite bugera igihe bukarangira, ari ubw'igihe gitoya, atari ubuzima buhoraho. Kuri iyi si turi abagenzi, niryo somo rya mbere. Hano abashakashatsi ku mwanya wa kabiri bashyizeho isomo rivuga riti life is not fair. Rimwe na rimwe iyo utegereje ibitangaza mu buzima, utegereje ibyiza byakubaho bitewe n'uko witwara cyangwa se utekereza ko uri umuntu mwiza, mu nyuma na nyuma bikaza kurangira bya bindi wizeraga watekerezaga ko byakubaho bibaye kuri wa wundi utatekerezaga ko abikwiriye, wa wundi wabonaga nk'umuntu mubi akaba ari ubona amahirwe kuruta yo wowe ubona, kandi watekerezaga ko uri mwiza kumurusha. Hano abashakashatsi bagerageza kukumvisha yuko ubuzima budafite balance, kukumvisha yuko ubuzima butagenda nk'uko wowe ubyifuza. Niba utekereza ko uri umuntu mwiza ku bantu bose, ntuzatekereze ko abantu bose bazakubera beza. Life is not fair. Hari igihe utekereza hari yuko hari ibyo ukwiriye, ariko bikarangira bibonwe n'abandi utatekerezaga ko babikwiriye. Niryo somo rya kabiri mu buzima. Life is not fair. Isomo bashyize ku mwanya wa gatatu riragira riti family matters more than friends. Bishatse kuvuga ngo umuryango mbere y'ubushuti. Buriya inshuti iraremwa. Igihe cyose ufite icyo abantu bifuza, uzagira inshuti nyinshi, ndetse uzifuza kugirwa inshuti n'abantu benshi bitewe n'ubushobozi bakubonaho cyangwa se n'icyo bagukurikiranyeho. Ariko famiye, umuryango, uhora ari umuryango. Uyu munsi inshuti ushobora kuyisimbuza indi nshuti, ariko ababyeyi ntago wabasimbuza abandi babyeyi. Umuryango buri gihe uza imbere. Iryo ni isomo rya gatatu. Hano ubushakashatsi isomo bwagize irya kane ku rutonde rwacu riragira riti sacrificing today will pay tomorrow. Mbishyize mu Kinyarwanda bigize biti ibitambo utanga uyu munsi nibyo bikugira uwo uri we, nibyo byishyura ejo hazaza. Cyangwa se mu yandi magambo, imbaraga utakaza uyu munsi nizo zikugira uwo uri we, cyangwa se uzaba uri we ejo hazaza. Bivuze ngo nukora cyane uyu munsi uzaba wizeye kubona inyungu ejo hazaza. Nudakora cyane uyu munsi, ejo hazaza birumvikana uzabarirwa mu bakene bari kuri iyi si. Kora neza rero uyu munsi, ukora ibikwiye, ukore bya bindi wumva ko ari byo ukwiriye gukora, ari byo bya nyuma wakora. Ibyo nibyo bizaguha inyungu nziza ejo hazaza. Abanyarwanda baciye umugani ngo icyo ubibye nicyo usarura. Bivuze ngo icyo ukoze uyu munsi nicyo kigira ingaruka ejo hawe hazaza. Sacrificing today will pay tomorrow. Isomo rya kane.
hano abashakashatsi ku mwanya wa 5 bagize bati happiness is a choice and it requires work. Bagize bati ibyishimo ni amahitamo. Mu yandi magambo, ntuzatekereze yuko ibishimisha abandi ari byo nawe babikore kugushimisha. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abantu tubona bashimishwa no kureba umupira w'amaguru, ariko ntabwo ari twese dukunda umupira w'amaguru. Hari abashimishwa no kujya mu kabari bakanywa amayoga n'inshuti, ntabwo ariko twese tubyifuza, nta nubwo ariko twese bidushimisha. Hari n'abashimishwa kujya mu rusengero bagahimbaza, ntabwo twese twajya mu rusengero ngo duhimbaze, buri muntu aba afite ibimushimisha. Hano bakomeje basobanura bagira bati ibyishimo ni experience wowe ubwawe wiha biturutse ko uri we wanyawe cyangwa se kubyubamo. Bivuze ngo ntuzatekereze ko ibintu byose bizaba byiza kugira ngo ubone ibyishimo. Igihe nta byishimo bihari, wowe ubwawe ushobora gukreye ibyishimo byawe, cyane cyane ko abantu tudahuje ibyishimo. Ibishimisha mugenzi wawe hari igihe wewe bitagushimisha, nawe bigushimisha ntibiba ari byo bimushimisha. Nibyo bisobanuye ngo ibyishimo ni amahitamo. Nimba uhisemo kwishima, ubaho wishimye. Hano ku mwanya wa 6 ubushakashatsi bwagize buti the present moment is your moment. Most people run off the importance of the moment too late in life and miss many opportunities. Ubushakashatsi bwagize buti abantu benshi birengagiza umumaro w'umwanya barimo, bakawumenya batinze, bigatuma batamenya agaciro byari bifite. The present moment is your moment. Bivuze ngo aka kanya urimo niko kanya kawe, ntabwo uzi ngo ejo bizaba bimeze bite. Niba ari ubuzima wifuza kubaho, bubeho uyu munsi, kandi uba ushaka kubaho uyu munsi nkaho nta wundi munsi uhari. Iki gihe dufite nicyo cyacu, uyu mwanya urimo ni wo wawe, ukoreshe neza. Ku mwanya wa 7 baragira bati everyone is really out of themselves. Buri muntu wese atandukanye nabo. Everyone is the hero in their own movies. Buri muntu wese ni intwari muri filime ye. Everyone puts their own interest first. Buri muntu wese ashyira inyungu z'imbere. No one will look for you out before they look out for themselves first. Nta muntu n'umwe uzakurebaho mbere yo kwirebaho. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese yirebaho akareba inyungu ze. Niko isi imeze. Buri muntu wese yitaho akabona kwita ku bandi. Ati ibingibi nuramuko bisobanukiwe uzabasha kumva neza impamvu abantu bitwara uko bitwara mu buzima bwa buri munsi. Nuko buri muntu wese aba yirebaho mbere yo kureba ku bandi. Everyone is really out of themselves. Ku mwanya wa 8 baragira bati the world is bigger than you got experience. Baragira bati isi ni nini kuruta wowe. Isi ni ikintu kigari kuruta wowe ubwawe. There are 7 billion people out there with different culture. Hari abantu billion 7 kuri iyi si badahuje umuco. Step outside of your comfort zone and learn about the world. Jya ugerageza gusohoka hanze, wige n'indi mico y'abandi bantu, umenye uko babayeho. Wikwitekereza wowe wenyine ngo wibaze ngo ubayeho gute, bizagenda bite. Reba no ku bandi mudahuje umuco, mudahuje imibereho, umenye ngo babayeho bate. The world is like a book. Isi ni nk'igitabo. Ahubwo icyo ukwiriye kumenya ni ese kuri icyo gitabo wasomye page zingana iki? Wamenyeho ibingana iki? Wabashije gukuramo iki? The world is bigger than you got to experience. Ibyo ni ibintu 8 ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi mu buzima tubimenya dutinze, tubimenya dukerewe, tubyiga dutinze, kandi ari ibintu byadufasha kubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze kunkurikirana.
iki ni ikiganiro in life.